buri ku cyumweru muri buri gace kahariho hose ku isi abantu bahurira hamwe mu nzu nini, bose bambaye imyambaro myiza, bose bagiye kumva inkuru. Mu myaka irenga 2000 yose ishize, iyo nkuru yarabazwe, irabarwa na n'ubu baracyayibara. Uko ibisekuru byagiye bisimburana, buri cyose cyagiye kisobanura ukwacyo. Iyo ni inkuru y'umugabo witwa Yesu w'i Nazareti, umugabo waje guhinduka Yesu Kristo. Inkuru ye yabazwe mbere na mbere n'abantu babanye nawe, bamukurikiraga hagiye hose. Nyuma yaho abamwemeye bakamwemera nk'umwami n'umukiza wabo, nabo bakurikiyeho mu kuyibara mu ivanjiri n'ubundi butumwa bwiza. Uko niko havutse amadini. Amadini nayo akimara kuvuka yatangiye kuba ari inkuru. Buri ku cyumweru no ku yindi minsi mikuru ya Gikristo twese tujya kuyumva. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Reka natwe iyi nkuru tuyivuge muri iki kiganiro, twifashishije amakuru ava mu banyamateka, abahanga mu by'ibisigara amatongo ndetse n'abahanga mu iyobokamana. Tugiye gusubira mu gihe Yesu yari ariho hano ku isi, tuvuge ko ubuzima ashobora kuba yarabayemo. Umugabo bivugwa ko yavukiye mu bukene, ariko izina rye rikaza kure mu kwizera gukomeye mu batuye isi, abayituye ubu n'abazayituraho. Dufite amakuru atari menshi cyane ku buzima bwa Yesu w'i Nazareti. Tuzi ko yavutse mu myaka irenga 2000 ishize. Tuzi ko yabaye muri Palestine. Tuzi ko yabatijwe nyuma agahinduka umuvugabutumwa cyangwa se umwigisha. Ikindi tuzi nuko yiciwe ku karubanda, abantu bose babibona. Uyu ni muntu ki wategekaga inyanja n'imiraba n'imiyaga bikamwumvira? Icyo kibazo cyanditse muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 27. Hamwe n'ibimenyetso bike bafite, abanyamateka n'abashakashatsi mu by'ibisigara amatongo bagerageje gusubiza icyo kibazo. Imbogamizi ikomeye bahura nayo mu kugerageza kubara inkuru ku buzima bwa Yesu nuko hatari amakuru aturuka ku bantu ba nyabo babanye nawe mu buzima bwa buri munsi. Hari abashakashatsi batekereza ko amateka nk'uko tuyazi adafite ubushobozi bwo kubika ubuzima bw'umuntu nka Yesu. Impamvu nuko Yesu yari umuntu umeze nk'abandi bantu benshi babaho, banabayeho hano ku isi, babakene, batavuka ibwami, ndetse badafite ikintu kinini mu mibereho, batandukaniyeho n'abandi. Ni umwe mu bantu babayeho ubuzima butifuzwa n'abantu benshi, bakarinda bapfa babayeho muri ubwo buzima. Ibyo ntabwo ari ibintu bishishikaza abanyamateka mu kubyandika. Abantu babarirwa mu mamiliyari menshi babaho kandi babayeho ubwo buzima, none nta nubwo tuzi ko babayeho. Mu by'ukuri inkuru z'ubuzima bwe abantu bazihereye ku kumva uko abakristo ba mbere bamutekerezaga. Izingiro n'intangiriro y'iyi nkuru nuko Yesu yavutse nk'umuturage w'ubwami bw'abami bw'Abaromani. Muri icyo gihe umwami w'i Roma witwaga Augusto ategeka ko haba ibarura ry'abaturage bo mu bihugu byose byategekwaga n'Abanyaroma. Luka ibice 2 umurongo wa 1. Bivugwa ko igihe hasohokaga itegeko ryo kubarura aribwo Yesu yavutse. Umva uko ubuzima bwari bumeze muri icyo gihe mu bwami bw'abami bw'Abaromani. Uyu ni Professeur John Dominic Crossan, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya DePaul muri Illinois muri Chicago. Yesu yavutse ku ngoma y'umwami w'abami Augustus. Muri icyo gihe ubukungu bwari burimo kuzamuka ku muvuduko munini muri ubwo bwami. Ni mu gihe bise Pax Romana kubera amahoro yari aganje muri icyo gihugu muri icyo gihe. Ku mafaranga yakoreshwaga habaga handitseho ngo Divi Filius, bivuze ngo umuhungu w'Imana. Augustus yifataga nk'umuhungu w'Imana, ubwo bivuze ko Imana yari se Jules Caesar, son of God. Abaturage bose bari babizi ko umwami w'abami Auguste yari umucunguzi w'isi. Byabaga byanditse ahantu hose. Kimwe mu byabemezaga ibingibi byari uko yari yarazanye amahoro i Roma. Umva uko bamuvugaga: uyu ni Augustus Caesar, umuhungu w'Imana ugiye kugarura igihe cy'amahoro, ituze n'ubutunzi, kandi akagura ubwami bwe.
ubu bwami bw'abami bw'abaromani bwafataga hari inyanja ya Mediterane uyu munsi buhereye mu majyaruguru ya Afurika bukagenda bukagera mu burengerazuba muri Espanye y'uyu munsi. Mu burasirazuba bwaragendaga bukagera mu Misiri, Turukiya, Ubugereki na Palestine. Aha muri Palestine niho Yesu yavukiye ku butaka bw'ubwami bw'abaromani ahitwaga Yudeya. Aha yavukiye hategekwaga n'umwami witwaga Herode. Ubwami bw'abami buba bufite umwami w'abami utegeka abami bose nabo bategeka ubwami bugize ubwo bwami bw'abami. Ni nk'uko uyu munsi leta ziyunze ziba zigizwe n'intara cyangwa se izindi leta ziyoborwa n'abaguverineri ariko nabo bayoborwa na perezida uyobora izo leta ziyunze. Mu bami bategekaga ubwami bwari bugize ubwami bw'abami bw'abaromani rero harimo n'uyu Herode wategekaga Yudeya. Yesu yaje kwisanga yavutse ari umwe muri rubanda rw'uyu mwami. Holland Hendricks ni impuguke mu birebana n'iyobokamana. Yudeya umwami Herodi yari ahagarariye Roma muri ako gace, niwe wari ijwi rya Roma muri kariya gace. Bitekerezwa ko ari we mwami ukomeye wabayeho muri Isirayeli kuva Bibiliya yakwandikwa. Umugabo w'igihangange ariko utakwifuza ko akundana n'umukobwa wawe kubera ko nubwo yagiraga imigambi myinshi igamije gushaka ubuhangange bw'ubwami bwe ariko bavuga ko yahubukaga kandi akagira umwaga. Yarashishikajwe cyane no kubaka Yerusalemu akayigira umwe mu mijyi ikomeye cyane ku isi ku buryo abantu bazajya bajya muri Yerusalemu nk'uko bajyaga Atene cyangwa si Roma cyangwa mu yindi mijyi yari mu gice cya Mediterane. Yubatse Yerusalemu nk'ubaka igikorwa remezo kigomba kuzabaho iteka ryose. Ku nkengero z'umujyi Herode yari yarubatse umuyoboro munini w'amazi upima ibirometero birenga 60 ukajyana amazi mu wundi mujyi yari yarubatse ku cyambu. Mu guha icyubahiro umwami w'abami Jules César ari nawe se wa Augustus, uyu mujyi yari yarawise Césare Maritima. Uyu mujyi wagaragazaga ubutegetsi bw'abaromani kuri Isirayeli mu gihe Yesu yavukaga. Ubutegetsi, umuco ndetse n'ubucuruzi bw'abaromani nibyo byagengaga imibereho ya bose muri aka gace. Nguyu umwuka n'imibereho Yesu yavukiyemo. Inkuru z'iyobokamana zivuga uburyo yavutsemo. Abyara umuhungu we w'imfura amufubika utwenda tw'impinja amuryamisha mu muvure kuko nta mwanya bari babonye mu icumbi. Luka ibice 2:7. Bitekerezwa ko ashobora kuba yaravutse mu mwaka wa 4 mbere yuko batangira kubara imyaka bahereye kuri 1. Impamvu bavuga ibi nuko umwami Herode yapfuye mu mwaka wa 4 kandi Yesu yavutse uyu Herode akiriho akiyobora Yudeya. Amateka avuga ko yavukiye ahitwa Bethlehem. Bitekerezwa ko yavukiye kandi agakurira hafi y'inyanja ya Galileya mu cyaro cyitwaga Nazareth. Aka kakaba gace kasaga n'izingiro ry'ibikorwa bya politike muri icyo gihe. Nazareth yari mu birometero 6 uvuye mu wundi mujyi wari ukomeye cyane icyo gihe witwaga Sephoris. Ahantu yari atuye hakozweho ubushakashatsi ngo harebwe mu by'ukuri ubuzima yabayemo. Ibyavuye mu bushakashatsi bw'abanyamateka byatumye abantu bongera gutekereza ku buzima n'imibereho ya Yesu. Twamaze igihe kinini dutekereza ko Yesu yabaye ahantu mu cyaro kuri inyanja n'imigezi, mbese ahantu hitaruye imibereho y'abasirimu b'Abaromani b'icyo gihe. Nyamara ibisigaraamatongo byakuwe Sephoris byagaragaje ko Yesu ashobora kuba yarabayeho mu buzima bwa gisirimu mbese nk'abandi banyamujyi bose b'icyo gihe. Iyi mibereho agomba kuba ari nayo yahereyeho akora business n'ibindi bikorwa byose umuntu atakeka mu mibereho ya Yesu wafashwe nk'umubaji uciriritse. Amateka avuga ko akiri muto agomba kuba yarakoze akazi k'ububaji no gusana ibikoresho bikoze mu biti kubera ko se umugabo wari warashakanye na nyina witwaga Yosefu yari umubaji. Kandi muri kiriya gihe muri Palestine umwana yakoraga umurimo se asanzwe akora. Abanyamateka bashidikanya ku mibereho ya Yesu y'uburyo yaba yari umwana wo mu bakene, nubwo Bibiliya muri Matayo igice cya 13 guhera ku murongo wa 54 igaragaza ko abantu bo mu gace k'iwabo bafataga umuryango we nk'uw'abantu baciriritse batanafite amikoro ahagije. Uyu murongo wo muri Matayo ugomba kuba ari wavuyemo imvugo y'uko nta muhanuzi wabo. Ajya mu mujyi w'iwabo maze yigishiriza mu rusengero rwaho. Baratangara cyane bati mbese ubwenge afite n'ibitangaza akora abikura he? Ese nyina ntiyitwa Mariya?
abavandimwe be se si Yakobo na Yozefu na Simoni na Yuda? Mbese bashiki be bose ntiduturanye? None se biriya akora byose abikurahe? Ibyo bituma batamwemera. Yezu niko kubabwira ati nta handi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu karere k'iwabo niwe mu rugo. Izi mvugo z'aba baturanyi zigomba kuba arizo abanditsi bahereyeho bavuga ko iwabo wa Yesu bari abakene. Imwe mu mpamvu abashakashatsi batekereza ko iwabo wa Yesu batari abakene nk'uko bitekerezwa ni uko iyo bavuze umubaji, abantu benshi batekereza umukozi ufite ubumenyi bwinshi bwo gukora ibikoresho byo mu biti, akaba umuntu ukora cyane kandi winjiza amafaranga menshi. Mu bice byo muri Amerika y'Amajyaruguru, ababaji benshi baba bari mu cyiciro cyabo hagati mu birebana n'amikoro. Ntabwo baba ari abakire bazwi, ariko baba ari abantu batagorwa no kubona iby'ingenzi bitunga abantu. Gusa ku rundi ruhande, ntabwo ari igitekerezo cyiza kubakira ku mibereho y'ababaji b'uyu munsi ngo uvuge ko imibereho ya Yesu wavukiye mu muryango w'ababaji yari imeze neza muri iki gihe, kubera ko muri iki gihe yavukaga iki cyiciro cy'abantu bafite amikoro yo hagati nta cyabagaho. Wabaga uri umukire cyangwa se ukaba uri umukene, nta mikoro yo hagati yabagaho. Umujyi wa Sephoris wubatswe mu gihe Yesu yari arimo kubyiruka. Bivugwa ko Yesu yavuye aho yavukiye i Nazareti akajya muri uyu mujyi gushaka imibereho nk'abandi bose. Bivugwa ko yakuriye muri uyu mujyi hafi y'isoko. Agomba kuba yaranavugaga indimi nyinshi nk'uko byizerwa na Professor Eric Meyers wigisha muri kaminuza ya Duke. Ntabwo washobora kubaho muri icyo gihe ngo ugire icyo ukora haba mu kazi gasanzwe cyangwa mu isoko utavuga ikigereki. Ntabwo ntekereza ko umuntu wari ku rwego nk'urwe yaba atarazi kuvuga ikigereki. Yezu yavugaga indimi 3. Yabaye mu muco w'aba Arameya ndetse n'uwa Kiyahudi. Yari azi ubuvanganzo bw'iyo mico, akongeraho n'ikigereki yari akeneye cyane kugira ngo ashobore gukora akazi ke k'ivugabutumwa. Uyu mujyi wa Sephoris nubwo wari wiganjemo imico y'Abaromani n'Abagereki, ariko wari umujyi w'Abayahudi. Yesu yakomeye ku myemerere gakondo ye ubwo yavaga i Nazareti agiye guhinduka umuvugabutumwa. Atangira kubigisha agira ati, ntimwibwire ko nazanywe no kuvanaho amategeko cyangwa ibyanditswe n'abahanuzi. Sinazanywe no kubivanaho, ahubwo nazanywe no kubisohoza. Matayo igice cya 5 umurongo wa 2 n'uwa 17. Yari umuyahudi kubera ko nyina yari umuyahudikazi, avukira mu gice cy'Abayahudi. Inshuti ze n'abigishwa be bose bari Abayahudi. Inshuro nyinshi yasengeye mu nsengero z'Abayahudi zitwa sinagoge. Yigishaga akoresheje inyandiko z'Abayahudi. Yizihizaga iminsi mikuru y'Abayahudi. Yavutse, arerwa, yigishwa kandi apfa akiri umuyahudi. Uyu munsi ku isi hari amasinagoge n'insengero z'Abayahudi ahantu hose. Imiryango y'Abayahudi aho iri hose ku isi iba ifite sinagoge isengeramo. Rimwe na rimwe zitwa insengero nk'izindi zose. Nyamara muri iki gihe cya Yesu hariho urusengero rumwe rwonyine ku isi. Ni urwari ruri i Yerusalemu. Ku Bayahudi bariho icyo gihe, uru rusengero rwari i Yerusalemu rwari ryo zingiro ry'ubuzima bwabo bwose mu iyobokamana. Hari umunyamateka w'Umuyahudi witwa Flavius Josephus wabayeho mu mwaka wa 38 agapfa mu mwaka w'100, wavuze ko icyo gihe habagaho urusengero rumwe ku Mana imwe. Uyu niwe muntu wa hafi wabayeho muri icyo gihe wasize yanditse ku buzima bwa Yesu n'Abayahudi. Muri iki gihe Abayahudi nibo bwoko bwari bufite Imana imwe, bukagira n'urusengero rumwe rwo kuyisengeramo. Uru rusengero rwari ingenzi cyane mu mibereho yabo kubera ko nirwo rwabahuzaga. Professor Paula Fredrickson yigisha amateka y'iyobokamana muri kaminuza ya Boston. Urusengero rwa Yerusalemu rwari nk'umutima w'igihugu. Abayahudi aho babaga bari hose ku isi bashoboraga kubika amafaranga umwaka wose kugira ngo umunsi umwe mu mwaka bazajye gukorera ibirori i Yerusalemu. Ni nk'uko uyu munsi abantu bamara umwaka wose babika amafaranga ngo bazayishimishemo ahantu runaka mu mpera z'umwaka. Nubwo uru rusengero rwari ingenzi mu Bayahudi, ariko Judaisme cyangwa se idini rya Kiyahudi ntabwo ryari idini ry'igihugu.
iki gihe nta dini ry'igihugu ryabagaho muri Isiraheli na Palestine. Bitekerezwa ko muri iki gihe kumva ubuzima bw'iyobokamana muri Isiraheli kwari nko kumva intonganya ziba mu miryango yacu, aho buri wese aba afite ibyo atumvikanaho na runaka, cyangwa se babiri bafite ibyo bumvikana ariko badasangiye n'abandi. Iki gihe nabwo muri ubu bwami hari amatsinda menshi atarishimiraga uburyo urusengero rwayoborwaga cyangwa se uburyo iyobokamana ryayoborwaga mu gihugu. Hari abavugaga ko idini riyobowe nabi, bagera naho babihinduramo ibibazo bya politike. Inyandiko zandikishijwe intoki ziswe Dead Sea Scrolls zavumbuwe n'abashakashatsi mu buvumo bw'ahitwa Kirbet Qumran muri Palestine, bitekerezwa ko zanditswe n'abaturage bitwaga aba Essenes. Iri ni itsinda ry'abaturage bafashe icyemezo cyo kuva i Yerusalemu bakajya gutura ahandi mu rwego rwo kugaragaza ko batari bishimiye uburyo urusengero rwari ruyobowe. Bagiye kwiturira mu butayu mu rwego rwo guhunga Yerusalemu bavugaga ko yamaze kwijandika mu by'isi cyane. Bagiye kubaho kure y'abandi Bayahudi, bashyiraho amategeko abagenga, ushatse kubinjiramo agakora indahiro. Bisa n'uko uyu munsi itsinda ry'abantu rifata icyemezo cyo kwiyomora ku idini basanzwe basengeramo bakajya gushinga irindi ku ruhande, bavuga ko abasigaye muri iryo dini ryabo hari ibyo batubahiriza mu mategeko y'Imana. Aba biyitaga batowe. Umuntu wese wifuza kwinjira mu muryango w'abatowe agomba kwiyemeza kuba hakurikije amategeko agenga uyu muryango, agomba kwiyemeza gukunda abana b'umucyo bose kandi akanga abana b'umwijima bose. Namwe mu mategeko yanditswe muri za nyandiko navugaga mu kanya ziswe Dead Sea Scrolls. Iri tsinda baryitaga idini ryiyomoye kuri Judaisme ariko rihanura imperuka, Apocalyptic Sect. Ni idini ryifataga nk'aho ari ryo ry'ukuri mu gihe idini gakondo ryamaze kwinjira mu buyobe. Bavugaga ko Imana ifite uburyo igiye guhana isi igakuraho akarengane kazanywe n'abayoboraga igihugu n'idini, ubundi igakuraho ikibi cyose. Twebwe abahisemo neza tukajya mu batowe tuzabana n'Imana, haba hano ku isi cyangwa se mu ijuru, ariko tuzabana n'Imana. Niko bavugaga. Mu nyandiko zabo bigaragara ko aba bantu bavugaga ko hatazaza Mesiya cyangwa se umucunguzi umwe, ahubwo hazaza babiri. Zimwe mu nyandiko zabo zavuga ko hazaza Mesiya wa Aron akazaza gusubizaho urusengero rwa Yerusalemu rugasubira mu nzira igororotse. Undi Mesiya bavuga ko azaza n'uwa Dawudi, bavuga ko uyu azaza ari umwami akaza aje kuyobora intambara. Izi nyandiko zanavugaga uburyo imperuka izagenda. Aba bantu bavugaga ko hazabaho intambara izashyamiranya abana b'umucyo n'abana b'umwijima. Iyi ntabwo ari intambara y'abantu gusa, ahubwo ni n'ingufu kamere ubwazo zizarwana, iz'umwijima zikarwana n'iz'umucyo. Birumvikana iz'umucyo nizo zizatsinda. Ibi birumvikana nk'aho bashakaga kuvuga irangira ry'isi, ariko ntabwo ari byo bavugaga. Bakoreshaga amagambo nka iherezo cyangwa se imperuka. Icyo bavugaga ni iherezo cyangwa se imperuka y'ibihe by'icyo gihe nyine bari barimo. Amateka ntabwo agaragaza ko Yesu yaba yaraje agendera ku matwara n'amahame y'aba bantu. Gusa mu bantu bavuze inkuru z'imperuka muri ubu buryo harimo n'uwitwaga Yohana Umubatiza. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bwa Yudeya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Matayo ibice 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umunyamateka Josephus wabayeho muri icyo gihe yavuze ko Yohana Umubatiza yari umugabo utarakoraga nk'ibyo abandi bigisha bakoraga. Yari umuhanuzi uhanura imperuka mu iyobokamana. Igihe kinini yabaga mu butayu yambaye imyambaro itandukanye n'iy'abandi, izirikishije umushumi. Mu buzima bwe bwose yiriraga inzige n'ubuki bw'ubuhura. Yakundaga gufata abantu akabajyana mu butayu, akabambutsa uruzi rwa Yorodani asa n'ushaka gusubira mu rugendo rw'iyimuka Misiri. Inyigisho ze zose zabaga zubakiye ku buhanuzi bw'imperuka. Yabwiraga Abayahudi ko bakwiye kwitegura kubera ko Imana iri hafi kuza kurimbura abanyabyaha. Yasabaga abantu kwitandukanya n'abadafite imyumvire nk'iye. Ngo yigeze kubaza abafarisayo n'abasadukayo bari baje ngo ababatize ati, mwabana b'inshiramwe ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera?
bivugwa ko Yesu yabaye umwigishwa wa Yohana Umubatiza, akaba ari nayo mpamvu ari we wamubatije mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugenzo wari usanzweho mu Bayahudi wo kubatizwa. Dore ikibazo abanyamateka bibaza kuri iyi ngingo: ni iyihe mpamvu yatumye Yesu ajya munsi ya Yohana akemera ko amubatiza? Inyandiko za Gikristo zivuga ko Yesu ari we wari warahanuwe na Yohana Umubatiza ko ari uzaza gucungura isi. Itandukaniro ryari hagati yabo nuko Yohana yigishaga abantu ababwira ko ari babi kandi ko Imana izakora ikintu gikomeye cyane kizabarimbura maze isi ikabona gutungana, mu gihe Yesu we yabwiraga abantu ko Imana ikeneye ko bagira icyo bakora kugira ngo bahinduke ndetse n'isi ihinduke. Ntabwo hazwi igihe Yesu yamaze yemeranya na Yohana Umubatiza kuri ubu butumwa bw'imperuka. Ikizwi ni uko Yesu akimara kubatizwa yahise atangira umurimo we wo kwigisha atari kumwe na Yohana. Yesu agenderera ab'i Galileya bose, abigishiriza mu masengero yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Matayo ibice 4 umurongo wa 23. Akazi ke ko kwigisha yagakoreraga mu mijyi mito no mu byaro. Bivugwa ko yirindaga kujya kubwiriza mu mijyi minini kubera ko iyo mijyi yabaga ituwe n'abantu b'abakire kandi b'ibikomerezwa batabaga bitaye ku butumwa yatangaga. Baba baramwemeraga cyangwa se ntibamwemere, yari yarahisemo uburyo bwo gutanga ubutumwa bwakururaga abantu benshi kandi bose batangazwaga n'ububasha yari afite bwo gukiza indwara ndetse no gukora ibindi bitangaza. Abantu bagendaga ibirometero byinshi bahetse abarwayi babo babazanye aho bumvise ko ari bunyure kugira ngo abakize, kandi yarabikoraga. Iki gihe i Galileya ndetse n'ahandi mu gihugu hari abandi bantu benshi bakoraga ibitangaza. None niki cyatumaga ibitangaza bya Yesu biba umwihariko niba abandi barabikoraga? Umva igisubizo cya Professeur John Dominic Crossan, w'umwarimu w'amateka muri kaminuza ya DePaul muri Illinois muri Chicago. Mu kinyejana cya mbere byasaga naho buri wese yarazi gukora ibitangaza. Na Vespasien waje kuba umwami w'abami nawe yari umunyabitangaza. Icyari umwihariko ku bitangaza bya Yesu cyari ukubona Imana ikorera mu muturage w'Umuyahudi. Icyatangazaga Abayahudi ntabwo ari ukubona ibitangaza Yesu yakoraga, ahubwo kubona umuturage w'Umuyahudi akora ibitangaza nicyo cyari igitangaza. Yigishirizaga cyane cyane mu byaro ahatuye abaturage bashoboraga kumva imvugo z'imigani n'imizimizo yakoreshaga. Yesu arabasubiza ati nta kibajyanayo, muba rimwe mu bagaburira. Baramusubiza bati ntacyo dufite hano keretse imigati 5 n'amafi 2. Arababwira ati nimubinzanire hano. Matayo igice cya 14 guhera ku murongo wa 16. Ahangaha hari Galileya. Yari yakoranirije abantu bagera ku 5,000. Maze butangiye kwira, abigishwa be baramubwira bati sezerera abantu batahe bajye gushaka ibyo kurya dore burije. Arababwira ati abantu ntaho bajya ahubwo ni mu bagaburire. Yafashe imitsima 5 n'ife 2 arabitubura, abantu bararya barahaga baranasigaza. Nta buhanga bw'igitangaza bisaba kumva ko iyi ngiyi ari inkuru ikomeye cyane ku bakene badafite ibyo kurya. Ibi babyita guha abantu ibirori ukanabagaburira. Babonye ibitangaza by'ubuntu kandi baranarya barahaga. Usibye ibi bitangaza yanabigishaga akoresheje ingero n'imigani. Iyo babwiraga ibintu ntibabisobanukirwe, bajyaga impaka hagati yabo bigatuma batekereza cyane. Ibi nibyo yabaga ashaka. Yigishije impinduka mu mibereho n'imibanire. Yigisha ukuza k'ubwami bw'Imana ku isi. Izi ni ingingo zamusunikiye mu bibazo bya politike bituma batangira gutekereza ko ashaka guhirika ubutegetsi. Ibibazo bya mbere yabitewe no kwigisha ubwami bw'Imana. Iri jambo ubwami bw'Imana niryo ryamukururiye urwango mu butegetsi icyo gihe. Mu kinyejana cya mbere kuvuga ngo ubwami bw'Imana, iri jambo ryari rya politike icyarimwe rikaba n'iry'iyobokamana. Mu kinyejana cya mbere iyo wakoreshaga ijambo ubwami wabaga ushatse kuvuga ubwami bw'abami bw'Abanyaroma. Iyo wavugaga ubwami bw'Imana rero bwo wabaga ushatse kurema amakimbirane n'ubwami bw'Abaromani. Wabaga ushatse kuvuga ko ubwami bw'Abaromani atari ubwami bw'Imana.
umunyamateka w'umuyahudi witwaga Josephus yavuze ko nta buryo na bumwe Yesu atari kugira ibibazo, kubera ko cyari icyaha gikomeye kubyuka mu gitondo ukavuga ko uri umuhanuzi, ugahamagara abantu ngo bagukurikire, ukajya ubajyana mu butayu, ugakora ibitangaza, warangiza ukababwira ubutumwa burimo ko ubwami bw'Imana buzaza. Buri gihe uko Yesu yafunguraga umunwa abwira abantu, hari abantu benshi bahitaga batekereza ko azicwa bitewe n'ibyo yavugaga n'uburyo yabivugagamo. Hafi buri kintu yakoraga cyabaga cyateza ibibazo bya politiki. Abanyamateka benshi bavuga ko iyo uza kuba uri kumwe nawe mu bantu bamugendaga inyuma buri munsi, ureba ibyo akora n'ibyo yavugaga, mu mutima wawe washoboraga kubibona ko hari umuntu urimo uzica uwo mugabo. Ni iki mu by'ukuri cyaje gutuma yicwa? Mwakoze kutwumva.